Ako rero papa ubu rwose nje hano mfite ibibazo byo kukubaza. Mbere sogokuru watubwiraga ko iyo ari umuhanga ndetse yanasubiye amayira y'ibwami. Uri kuri iki cyorezo uri gutekereza biki? Urumva nta kuntu washaka umuti? Mba mukobwa wanjye rero usanga nanjye ndi kwivugisha. Teka dutega ko abazungu aribo badushakira ibibazo ibisubizo iki ariko ugasanga natwe ntacyo tuba turi gukora. Ibyo ntabwo ari byo rwose. Ntabwo twakagombye gutega amaboko azava hanze. Dore ko wajya nabigama ko umunakazi imvura ihise. Hane si ubu tuzabigenza gute niba atawubona asaba abazungu? None se nawe mukobwa wanjye dore mu Bushinwa icyorezo cy'ikiragiro. Abitwa abanyabwenge bose bo mu Bushinwa ubu ndavuga za kaminuza zazindi ziba ziri kuvumbura no kuvumbura bahise bihutira kujya muri za laboratoire ngo bashakishe umuti ku buryo barwana kujya gucyaha. Ariko twebwe tuhoreje ubundi Minisiteri y'Uburezi nagiye kumva numva ngo abantu bose ngo bataye za kaminuza zaki abahanga babandi bitwa abahanga bari turi nabo bari mu rugo bifungiranye mu maso. Ibyo ntabwo ari byo. Ibyo rwose ntabwo ari byo njye numva atari cyo cyari kuba igisubizo cy'ikibazo dufite. Nibura wenda bari gucyura abana bataragira ubwo bushobozi bwo kuba bavumbura. Ariko se abo bahanga dufite bo badufasha iki? Umva rero umukobwa wanjye nanjye nibyo nari ndi kwibaza. Ubu ngubu usanze mfashe icyemezo ko ngiye gushaka umuti. Icyorezo rwose kibangamiye isi neza. Kibangamiye isi tutagihagurukiye ntabwo byavamo. Simoni mukobwa wanjye genda hano. Naje papa. Genda undebere za nkweto zifunze. Undebere n'umuhondo. Inzanira ikirimo nge ninjira ibihuru umukobwa yo gushaka umuti ntabwo byavamo. Gushaka imiti n'ubundi abazungu bayivana iwacu nta mpamvu yo kwicara. Ujye baza badutware ibimera by'iwacu nibarangiza bakora iminini babigarure batugurishe kandi ibimera ari twe tubyifitiye. Ntabwo byazakunda, tugomba kuvana amaboko mu mufuka natwe tukajya dukora ubushakashatsi paka tugeze ku gisubizo cy'ibibazo tuba dufite, cyane cyane nk'iyi coronavirus. Sha ndawuhiga tu byanga bikunze ngomba kubona iki cya coronavirus koko gihangayikishije isi. Nenga nze nanjye nshaka imiti ntabwo nakwicara gusa. Ariko amababi y'inturusu ya serenya umuntu yaracaniye akubika umutwe mu isafuriya igihanga cyari kiremereye. Igihanga aritsamura bimwira bigahongoboka kandi coronavirus nayo narumvije ngo ifata mu mutwe mu mazuru byose. Uyu ni umuti ndahera kuri uyu rwose. Aya ni sawa. Abantu bose baricaye bikingiranye mu nzu ese byazagenda gute?
ikimera cya mbere nakibonye. Kandi ngomba gufata ibimera byibura nka 5 bitandukanye. Ubu umubirizi nawo ni ikimera kivura indwara nyinshi, harimo inzoka, harimo ibicurane. Ngomba gushaka n'ikimera cy'umubirizi. Umubirizi kera ubonaga ko ugaburira abana barwaye ibintu by'amayoka, coronavirus we gushakira umuti cyangwa bikunda undi mwaka bizagerayo OMS yarawemeye. Uruvangikirane rw'ibimera hasigaye dore ko ntabyazamo umuti uvura abanyarwanda. Ibimera by'ubwoko bubiri ndabibonye. Ngiye gushaka ikinetenete. Ikinetenete nacyo kiri mu bintu bivura indwara nyinshi, ndetse ndi bushake n'umunyinya. Umunyinya nawo yusekuye agafu kakavanga n'utuvuta tw'inka ku gisebe wakomeretse, nako kanya gihita cyuma. Nuvuga ngo rero coronavirus nkubirikije ibimenyetso byayo ndashyiramo n'umunyinya, kuko ngo iyo umuntu akorora mu maraka hacika ibisebe. Ninshyiramo n'umunyinya rero ndakurahiye.